utabusya bwita ubumera. Iyi mvugo bayikoresha iyo babonye umuntu wese umara gushira impumu akibagiza amagorwa azahutsemo, ahubwo agatsikamiza agahato abo bahoze bayasangiye. Nibwo bavuga bati koko utabusya bwita ubumera. Wakomotse kuri Karake ka Rugara w'Ibumbogo bwa Huro, ubu ni mu karere ka Rulindo, ahasaga mu mwaka w'1600. Guhera ku ngoma za kera kugeza kuri Kigeli Rwabugiri habaga habaye abanyamuhango b'umuganura bagatura Ibumbogo, ndetse bakaba ari nabo batware babwo bwose. Inteko yabo yari ku musozi witwa Huro. Bukeye Umutsobe Nyamwasa wari umugenga w'abasyi icyo gihe asaba umukobwa wo mu ngabo za Mibambwe Gisanura yise Abambogo b'umuganura. Abakobwa babo nibo basyaga umutsima w'umuganura nyine. Uwo mukobwa yitwaga Karake, akaba mwene Rugara w'umusengenge, agasyana n'abandi bakobwa b'urungano. Ni naho Nyamwasa yamuboneye aramushima aramusaba. Amaze kumurongora, Karake aranezerwa kuko noneho aho gusya agiye kujya ahagarikira abasyi. Ahimbazwa n'ubutwarekazi, abakobwa baje gusya akabahagarikirana urutoto, abasyigengiza yitotomba ngo barizenutsa ntibasyana umwete. Abo bakobwa babyirukanye bakamubwira bamwenyura bati mbese ntuzi ko uburo bukomera? Karake akabasubizanya izene agira ati ubu nabwo ni uburo si ubumera. Abakobwa bagatinya kumuseka ngo batikorera ishyano, bagasekera mu bipfunsi. Bibaho bityo. Bukeye Karake yubura ingeso yo gusinda. Nyamwasa yaza agasanganirwa n'umugono, agasanga umugore yasinziriye, uburiri ari ibirutsi gusa. Karake si ugusinda, arasayisha. Bituma umugabo w'amwanga aramuzinukwa, aranamusenda asubira iwabo. Rubanda bari bazi ubukundwakare bwe baratangara cyane. Hashize iminsi, igihe cy'umuganura w'ibwami kiragera. Bakoranya Abambogo b'umuganura bose ngo baze gusya kwa Nyamwasa. Ubwo Rugara se wa Karake yari afite umugore w'umukecuru, kandi nta n'umukobwa wundi afite wo kumucungura. Biramushobera ati mbigenze nte ko nta wundi mwana afite, kandi ko kohereza Karake kwa Nyamwasa ngo asyane n'abo yahoze ahagarikiye byamutera ipfunwe ribi. Abandi b'amacuti ye bati nutamwohereza bizakugwa nabi. Abuze uko abikika apfa kumwohereza ajya mu basyi ati jya gusya uburo bw'ibwami, nta kundi twabikira. Karake arashoberwa ariko aremera, apfa kugenda. Agenda aseta inzira ibirenge. Ageze kwa Nyamwasa abakobwa baranzika barasya. Karake abajyamo afata urusyo rwe. Agize ngo arapfukama biramutonda, agize ngo arasya biramunanira, kuko yari amaze guhuga hashize igihe kinini ari mu mikira. Noneho babakobwa baramwubahuka, baramuseka baramukwena, mbese baramukwekwenura bamuhinyura. Batereganya busa, shika musye vuba, dore ubwo si uburo n'ubumera. Bamucyurira ko igihe yakinaga n'umurengwe yari yarirengagije ko gusya uburo ari impingane. Nuko mu mataha abakobwa batahana na Karake bamuhinyura. Ijambo riba gikwira Ibumbogo, risakara u Rwanda riba umugani. Bawinjiza mu yindi yigisha kudakora iki cyangwa kiriya. Kuva ubwo rero umuntu wese umaze gushira impumu akirengagiza amagorwa azahutsemo, ntacira abo bari bayasangiye akari urutega, bakamuciraho umugani bagira bati utabusya bwita ubumera. Icyo gihe baba bamugereranya na Karake wirengagije ko gusya uburo ari impingane.